we yari umunyarwanda niba azi ko data ari umujura, niba azi ko mama ari umujura, niba azi ko data ari ibandi, niba azi ko ari umwicanyi, niba azi ko ari iki, nta ruhare nge mbifitemo. Nge nta ruhare mbifitemo. Kuki wabinyitirira? Kuki wansenya aho ugenze hose ugaragaza ngo uyu ni wa mwana runaka, uyu nta burere afite? Why do you do that? Kuki wakora ibintu nk'ibyo? Bimaze iki? Ba Kristo ko mwamenye Kristo mukaba musobanukiwe, mukaba mwarahawe irindi tara, mukaba mushobora kubona iby'amaso asanzwe adapfa kubona. Niki cyatuma wowe mu Kristo nawe uba umwe mu basenya mugenzi wawe, ugakomeza kumwambika wa mwambaro uzi neza ko atanafite mu ruhare pe? Niba ari mu rusengero ukamwangisha abantu bose bo mu rusengero, niba ari muri sosiyete ukamwangisha abantu bo muri sosiyete, ese wari uzi ko urya muntu afite umugisha wawe agendana? Turabasuje mwese bakunzi ba Team TV. Yesu ashimwe, Kristo Yesu akuzwe. Twongeye kunezezwa no kugaruka hano, kugaruka imbere yanyu, kuba tuje nanone dufite undi munsi mwiza wo kuganira namwe, wo kugira icyo dusangira cy'Uwiteka dushyize ku mutima. Rero reka tubanze dushime iyo Mana. Njya mbabwira buri gihe ko nta nabwo na rimwe njya mbifata hari ibintu byoroheje, kuko iyo ngeze hano mba nibuka neza ko hari abageze ahacecekerwa, hari abarwaye, hari abageze nonaha turimo nonaha mvuga, hari abinjiye nko mu cyumba cy'indembe, hari barimo bakora accident nonaha, hari ibyo rero bijya bituma numva igihe cyose mbere yuko ngira icyo mvuga mba mfite ishimwe ryinshi ryo gushima Imana ko twebwe turi amahoro, kuko ari jye uri imbere yanyu, nuko ndi amahoro, ari wowe uzumva ikiganiro nuko uri amahoro. Rero kubera iyo mpamvu munyemerere dushima Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo, tuguhaye icyubahiro kubw'ineza n'ubuntu bwawe, tugushimiye uburenzi bwawe, tugushimiye urukundo rutarondoreka, tugushimiye ko wabanye natwe mu mirimo yose hirya no hino, tugushimiye ko waturinze umwaka wose watambutse, tugushimiye ko twinjije muri uyu nguyu amahoro, tugushimiye kuri byose, muri byose kuba kwizera izina ryawe rishyirwe hejuru. Nuko rero mwami tuguhaye icyubahiro none ko wemeye ku munsi wa none, uwo munsi mwiza, umunsi wo kuguhimbaza, umunsi wo guhesha icyubahiro, ubu munsi wo kunezererwamo ko wawuturemeye kandi kugira ngo tuwishimiremo. Shyirwa hejuru nyaguhora ku ngoma, kubo bose bo warinze, kuri abo bose bazumva ikiganiro, shyirwa hejuru bw'ikiganiro tugiye kuganira hano. Shimwa uhimbazwa bw'amagambo yose yawe wateganije ari buvugirwe hano. Igihe cyose nicaye imbere ya kamera ndakwinginga ngo ntaba ari igihe singaragare, sinumvikane, ahubwo muri wowe muri jye uganze, utegeke kandi uyobore. Kandi mwami simvuga ibyanjye, ahubwo wowe muri jye waba ari wowe utanga ubutumwa wagennye gutanga n'uwo wabugeneye mwami. Igihe cyose nyankwinginga kugira ngo ushyireho ikiraro wundi wawe urugeneye mwami bumugereho, ugira inzira zawe nyinshi cyane zitajya ubura gucamo kugira ngo ukore icyo wagambiriye gukora. Izo nzira ndaziremye mu izina rya Yesu Kristo, ndakwinjiza kugira ngo uzishyireho, maze buri wese wagenewe aya magambo amugereho mu buryo bwa nk'Imana. Shyirwa hejuru uko zibirenze ibyo twatuye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Yes, twongeye rero kubaha ikaze, tunezezwa cyane nuko Imana yaturinze umwaka mushya muhire. Ndongera kubifuriza, ndi Mama Ganza, ndi Auntie Jay, ndi Jolly umuganwa, ndi ntumwa mfite ubutumwa rero n'ubundi nabatumweho wongeye kubagezaho uyu munsi. Umunsi wa none rero maze iminsi mfite amagambo ku mutima, maze iminsi mfite abantu none bo nganira nabo, maze iminsi numva hari impamvu yo kugira ngo tuze tuganire iki kintu. Ngira ngo twese turi Abanyarwanda, turi bwumve ijambo ryitwa igishakwe, cyangwa ryitwa icyasha, cyangwa ryitwa mu rundi rurimi niba kitaburi igisebo se, sinzi ukuntu, ngira ngo ndumva ari Ikinyarwanda gisobanutse.
maze iminsi rero tubiganiraho n'abantu ndavuga nti uyu munsi nzaza tubiganireho twese kandi mbingiga kugira ngo nk'uko nzi ko mudukunda nk'uko nzi ko munkurikira ku buryo nzi ko abenshi n'ubu baba bambwira ati umaze iminsi utaboneka uburiye hehe bimeze bite hari inyigisho zo tuba tugukeneye hari amagambo tujya twumva kuri we kandi akadufasha ndashima Imana ko hari amagambo ijya inyuza meza ijya inyuza kuri Team TV akabera inyigisho abantu bose bayumvise bigatuma n'ejo bundi banyoterwa kumva ko bakongera kuyumva umunsi wa none ndagira ngo icyo kintu tuganira ese wowe wumva igishakwe ari iki wumva icyasha ni iki kuri wowe hanyuma se wumva kigirwa nandi gere naje gusanga ubwo turi buze gufatanya nongere mbibutse ngo iyo ukoze comment bidufasha cyane kubona ko iyo nyigisho yabagezeho kubona ko hari uwo yagize ikifasha kubona ko hari n'icyo wumva twari kongeramo ariko tutongeyemo nawe ukacyongeramo ufite ubwo burenganzira ukavuga uti n'iki ngicyo mukivugaho ndumva hari uwo byari bufashe ufite n'uburenganzira tubwira uti aha naha rero ndumva mutari kwavuga gutya ahubwo numva iyo bivugwa gutya aribyo byari kuba ari byiza dukunda gukosorwa dukunda kugirwa inama ibyo nibyo bituma uno murimo wagera aho Uwiteka yagamije kuzagera kuko Imana ikoresha abantu iyo rero mutugiriye inama twumva ko n'igeno ry'Imana yabadushyize mu nzira kugira ngo mudufashe kugira ngo tugere kuri cya kintu Uwiteka yateguye ko ino cano izageraho rero giye kuri jye naje gusanga icyasha ari ikintu cy'igisebo ari ikintu kiba kivuga nabi umuntu ari umwambaro udasa neza ari umwambaro usebanye utuma umuntu asebye ari ikintu gituma wumva udakeneye no kugira ukubona kubera icyo cyasha kikuriho ari ikintu gituma umuntu yumva yanihisha kubera icyo gishakwe cyangwa icyo cyasha nsanga ari ikintu muri make kitari cyiza hanyuma naje gusanga rero gishobora gukomoka ku babyeyi bawe gishobora gukomoka ku muryango wawe gishobora gukomoka kuri wowe ubwawe gishobora gifite ahantu henshi ho cyakomoka ugasanga rero kiraje kivuye mu muryango ariko kuko ukomoka muri uwo muryango nawe kikakugeraho uyu ni wa mwana wo muri wa muryango kwa wa mupapa w'umujura wa mupapa w'umusinzi wa mupapa cyangwa wa mama either akaba mama cyangwa akaba papa cyangwa akaba na sokuru wawe cyangwa akaba muri make bikaba byakomoka mu muryango ariko kubera kuvuka muri uwo muryango nawe kikakugendaho kigatuma buri ukubonye wose akubona muri uwo mwambaro akari hagushyira akari hagutereka hari n'igiterwa nawe ubwawe abantu bakaba bakuzi gutyo bakuzi nk'umujura bakuzi nk'umusinzi bakuzi nk'umwambuzi bakuzi nk'inkozi y'ibibi hari mbese ikintu wowe ubwawe wakoze kitakozwe n'umuryango kitakozwe n'inshuti yawe kitakomotse ku mubyeyi wawe ahubwo cyagukomotseho ubwawe bigatuma rero abantu bicara bakakikwitira uramubonye wa mugore wa mugabo cyangwa wa mukobwa cyangwa wa muhungu uciye aha si wa wundi se wakoze ibi n'ibi si wa wundi se wishyuye n'uyu si wa wundi se wibye kwa runaka si wa wundi se wahuguje runaka ntabwo umwibuka se oya ni wa mukobwa cyangwa si wa wundi se watwaye umugabo w'undi si wa mugabo se burya watwaye umugore w'undi ibyo byose ugasanga ni ibyasha bikuriho biturutse bikomotse kuri wowe ubwawe icyo gihe rero ndavuga nti ese ibi ngibi ko mbona bihari ko bibaho ko kuva tukiri kuri iyi si kuva tukiri abantu umuntu ashaka kwikanga yabigezemo yenda bikomotse ku muryango yenda bikomotse kuri wowe ubwawe yenda bikomotse hanyuma se nyuma yaho hakorwa iki nsanga nyuma yaho rero ibyo byose birahari tubicamo kubera impamvu kuko turi kuri iyi si uko duhumeka umwuka w'abazima ariko se noneho niba byaranabaye ku muryango niba nkomoka ku mujura niba nkomoka ku musinzi niba nkomoka ku mwicanyi niba nkomoka ku muntu w'inkozi y'ibibi
ese icyo kintu kiraje kinsikamire gitume ntazaba umuntu gitume nta jambo nagira gitume ntawe naba we ahubwo numve ndi uwo kwihisha gusa numve ndi uwo guhunga abantu numve bigende biti byarabaye ariko naho bigende biti niba ari icyanjye se bwite ese ikiza nuko nakigumamo nkaharanira ahubwo kwihisha nkaharanira gukwepa nkaharanira kureba ko nta muntu nahuza nawe amaso nkaharanira cyangwa ahubwo ikiza nuko naharanira kukivamo kugira ngo mpindurirwe izina mbundi muntu wundi nkiranuke nkizwe habaho no njya mbabwira abantu ntihabaho no kugira utyo gusuka isubiraho habaho gukizwa kwatura ukemera Yesu ko kubera umwami n'umukiza byo iyo n'indi level nziza cyane yo ku rundi rwego ituma rwose cyacyasha cyose na wa mwambaro mubi wose uguhanagurwaho ariko noneho no mu buzima busanzwe nshobora kwisubiraho nkavuga nti guhera uyu munsi nari umusinzi ndabiretse nanywaga inzoga ndabiretse nibaga enough is enough mbivuyeho ndayamanitse mbivuyemo nagendaga akazi kanjye ari ugusebya abantu ku buryo umuntu akubona avuga ngo urega ni wa wundi wabeshyeye runaka ngo bikamuviramo no gufungwa cyangwa bikamuviramo no kwangwa n'umuryango cyangwa bikamuviramo kwangwa n'inshuti cyangwa bikamuviramo nkicara nkisura nkavuga nti enough is enough ibyo nkoze birahagije uko nsenya abantu birahagije uko mbabeshyeye birahagije guhera uyu munsi nuva mbizinutswe so mwumva kuva icyo kintu nari ngifite ikiza nuko navuga no karabaye abantu niko banzi kubera umuryango wanjye kubera ababyeyi banjye kubera abavandimwe banjye cyangwa kubera nanjye ubwanjye ku giti cyanjye ese nkomeze muri ubwo buzima mvuge ngo nuko nyine bimeze ni nako banzi nta mpamvu yo guhinduka reka nkomerezaho ederi ni nahinduka ntawe uzabyemera ntawe uzemera ko nahindutse ntawe uzemera yuko za gahunda zose ntakizijyamo mbi ntawe uzemera yuko ababyeyi banjye ibyabo bitandeba nkumva ajye ku bwanjye rero naje gusanga ko ikintu cyiza ni uko umuntu yaharanira kuva muri uwo mwambaro agaharanira kwiyambura uwo mwambaro urugero rero niba ari ibyakomotse ku muryango cyangwa ari ku babyeyi nkumva umuntu yakwiyambura umwambaro gutya icyambere nkumva ko jyewe kuva ntarakoze ibyo ababyeyi banjye bakoze cyangwa iby'umwe mu muryango wanjye yakoze nkumva icyambere nkwiye kwiyambura uwo mwambaro nkagaragaza ko ntaho mpuriye nabyo nzabigaragaza gute ku bwanjye nkumva nzabigaragariza mu bikorwa byanjye imyitwarire yanjye imigendekere yanjye imibanire yanjye n'abandi imikorere yanjye uwo ndiwe ingeso zanjye bikaba byatuma nicara abantu bakavuga ngo ni ukuri pe uriya muntu nubwo bwose iwabo byagenze bitya ariko ndumva nkaho uriya muntu we ntabirimo mujya mubona imyitwarire mujya mubona uko avuga mujya mubona uko akora mujya mubona bigatuma cyacyasha njye numva ko ntabwo kindeba ubundi nzi ko n'ubundi ni itegeko ryacu icyaha ni gatozi umuntu wagikoze niwe ukibazwa ntabwo nabazwa icyaha cya data kuva habayeho gukurikira bakabona ko nta ruhare nakigizemo ntabwo nabazwa icyaha cya mama kuva niba ari sosiyete ikurikiye ikabona ariko nanone inanakire yuko icyaha ari gatozi no kucyitirirwa za ngeso mbi zaranze runaka wacu nize ntabwo ari izanjye ntabwo nkwiye kuzitirirwa ariko ugasanga ikibazo kihaba ahanini mbona ahanini hari ubwo jyewe ubwanjye nanirwa kukikuramo nkumva nuko bimeze ndumva nta kundi reka nicaremo ntuze n'ubundi naho nahinduka ntawe uzemera ko nahindutse cyangwa reka ntuze n'ubundi naho nakora iki nta muntu uzemera yuko ntameze nk'umunyamuryango wacu cyangwa umubyeyi wanjye cyangwa umuvandimwe wanjye cyangwa umuryango wanjye nta n'umwe uzabyemera azahora abona ko nuko nyine nawe buriya niko ameze oya nkumva agiye ku bwanjye niba ari jye nkwiye guharanira guhinduka namara guhinduka
bikagaragarira mu ngeso zanjye yuko ntaho mpuriye na cya kintu cyo nakoraga mbere. Niba ari iby'ababyeyi banjye nkwiye nanone kugaragaza mu ngeso no mu ngiro, nkagaragaza ko icyaha ni gatozi. Niba ibyo yakoze uwo mubyeyi ari data ari mama ari umwe mu bavandimwe banjye, nkagaragaza mu bikorwa jyewe noneho mu myitwarire yanjye mu mikorere yanjye, nkaharanira kugaragaza ko ntandukanye. Ariko nanone nkasaba ko n'abakuzengurutse, abatuzengurutse buri munsi, mukwiye kumenya yuko umuntu ashobora guhinduka, ari we ku giti cye ashobora guhinduka, ndetse bya n'ibikomoka ku muryango mukwiye kwicara mwabona ko atari kateye, ntibitume mumufata mu mwambika wa mwambaro aba ariho mumubarira. Musobanukirwe ko icyaha ari gatozi, musobanukirwe ko umuntu ashobora kuvuka ku muntu nk'uwo akavamo umuntu mwiza ugiriye umumaro sosiyete arimo, ugiriye umumaro ubwe, ugiriye umumaro umuryango we, ugiriye umumaro itorero rye, ugiriye umumaro igihugu cye. Mwimufata ngo mumwimike muri cya kintu, mumuhezemo, mumutsindagiremo, buri gihe aba ari cyo muvugaho. Oya, reka twemere yuko amateka mabi ashobora kubaho, ariko ntabwo akwiye kuba intandaro yuko wa muntu tumufata tukamucubiza muri ya mateka kariho duhora tumurebera. Ese uwo muntu niba we adasa nayo, niki gituma buri gihe dushobora kwicara tukamurebera muri ya mateka? Ukicara ukumva ko umuntu kuva akomoka ku musinzi adakwiye kuvamo umuntu muzima, kuva akomoka ku mujura adakwiye kuvamo umuntu muzima, kuva akomoka ku ibandi adakwiye kuvamo umuntu muzima. Ese basi mu bantu bakuzengurutse bose, aho uri hose mu gihugu urimo cyo ari cyo cyose, nta muntu ushobora kuba uzi yaravutse ku muntu nk'uwo ariko akaza kuvamo umuntu muzima? Kuki wamufata ukumva ko wamuheza muri ako kantu, uwo mwambara kari umuhezamo? Kuki utakumva yuko ashobora gusohokamo? Noneho bikanatuma kubera uko kuntu kumufata, bikanatuma utabyemera yuko yasohotsemo. Kandi urabibona, imico ye irabikugaragariza, imigenzereze ye irabikugaragariza, imyitwarire ye irabikugaragariza, amagambo ye irabikugaragariza. Muri make wese uramo ariko ukanga kubyemera, ugahora ukwiza amagambo uvuga ngo yadanguriye ndega nta burere uriya yabugira se abukuye kuki? Abukuye ku musinzi wamubyaye, abukuye ku mujura wamubyaye, uriya muntu se ubundi yarezwe nande se ubundi? Kuki utamurebera mu mwambaro yambaye, ahubwo ugahora umurebera mu mwambaro w'undi muntu? Tunavuge ngo ni ubwe, niba yaranabyigeze ariko akaba yarahindutse, niki gitumye unaniwe we guhindura imvugo yawe, ukumva yuko atashobora guhinduka kandi yarahindutse? Ubibonera mu ngiro, ubibonera mu magambo, ubibonera mu bikorwa, ariko ukanga, ukumva ko atigeze ahinduka, ukanga kumwambika umwambaro we yambaye, ukanga kuba ari we umubonamo, ukanga kuba ariho umushyira, ahubwo ukarengaho ugakomeza ukamwambika umwambaro atacyambaye. Niki gitumye ubigenza utyo? Niba uri n'umunyarwanda gusa utari umurokore, reka tuvugire ku banyarwanda, niba umuzi nk'aho umubyeyi we cyangwa umuvandimwe yakoze iryo bara, niki gitumye ukomeza kumubona? Kandi mu by'ukuri muragendana buri munsi, murasangira, muravugana, murakorana, uramuzi, uzi imigenzereze ye, ariko ukumva ko ikigushimishije ari ugukomeza ukamwitirira cya kintu. Ubwo urumva utamuhemukira? Nawe rero munyarwanda aho uri hose, niba koko ariko byari bimeze, ntabwo ariko bikwiye gukomeza. Niba koko ari wambaye uwo mwambaro, wiyambure uwujugunye. Niba ariko koko ubwawe wari umeze, niba ari iby'iwanyu, ari inkomoko, ari karande, ari ibintu by'iwanyu, nabyo birashoboka gutandukana nabyo. Ndetse biranashoboka yuko hari umwana usanga pe nta na rimwe yigeze ahura nabyo, ariko ugasanga igihe cyose twanze kumushyira mu ntebe ye, twanze kumwambika umwambaro yambaye turawubona, ariko tukanga tukamumasikinga, tukanga tukamusenya, tukanga igihe cyose tukamuvugira muri wa mwambaro wuzi kuri mwene wabo, wuzi kuri. Noneho rero ikintu kijya kibabaza nuko wowe ubwawe unanirwa we kwikuramo. Ariko niba yarashoboye kwikuramo, byakoroheye wa wundi wo hanze kugutandukanya, byakoroheye wa wundi ukuzi neza kuba ari we ahubwo ugufasha no kwamamaza yuko utandukanye n'ayo mateka y'uwanyu, utandukanye n'ibyigeze bikuranga se nawe ubwawe kera, icyo ari cyo cyose. Numva cyakabaye ari ikintu cyarangiye, kuko cyararangiye nyine.
cyangwa se naho cyaba kikiriho gikwiye kwitirirwa wundi icyaha ni gatozi niba wowe ubwawe utagifite. Rero ndagira ngo noneho mvugane n'umukristo uwo yari umunyarwanda niba azi ko data ari umujura, niba azi ko mama ari umujura, niba azi ko data ari ibandi, niba azi ko ari umwicanyi, niba azi ko ari iki, nta ruhare njye mbifitemo. Njye nta ruhare mbifitemo. Kuki wabinyitirira? Kuki wansenya aho ugenze hose ugaragaza ngo uyu ni wa mwana runaka, uyu nta burere afite? Why do you do that? Kuki wakora ibintu nk'ibyo? Bimaze iki? Noneho ko tujye mu bakristo rero. Bakristo ko mwamenye Kristo, mukaba musobanukiwe, mukaba mwarahawe irindi tara, mukaba mushobora kubona iby'amaso asanzwe adapfa kubona. Niki cyatuma wowe mu Kristo nawe uba umwe mu basenya mugenzi wawe, ugakomeza kumwambika wa mwambaro uzi neza ko atanafite mu ruhare? Niba ari mu rusengero ukamwangisha abantu bose bo mu rusengero, niba ari muri sosiyete ukamwangisha abantu bo muri sosiyete, ese wari uzi ko urya muntu afite umugisha wawe agendana? Wari uzi ko urya muntu ushobora kuba umwangisha uwo yakagiriye umugisha, uwo yakabereye umugisha? Wari uzi ko urya muntu urimo wangiza gutyo ushobora kumwangiza hariya bakanamufata uko? Ariko ejo ikinyoma gihabwa intebe kikicara kigatuza, ariko iyo ukuri kwaje kirimuka, kandi cyakwimuka kwa kuri kukicara burundu, ntabwo kuzongera kuva muri ya ntebe. Ese wari uzi ko ushobora kugenda umusenya ahantu hose, ariko bikazaba rimwe ukuri kukamenyekana, akari wowe usigara wicaye muri ya ntebe y'ibibazo? Mu Kristo, kuki utakumva yuko hari indi ntambwe wateye? Kuki utasobanukirwa ko hari undi uwuriwe? Kuki utamenya ko hari izindi mbaraga Uwiteka yakwambitse kuva watuye kwemera ko Yesu akubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe? Niki gitumye wisanisha n'abandi mu Kristo? Niki gitumye utagaragaza ingeso za gikristo? Niki gitumye uri umukristo ariko ingeso zawe ugasanga zirushije ububi wa wundi wo tujya twita ko atarakizwa? Ikintu nabonye kijya nanone kingora, nababwiye ngo naje kuganira namwe muraza kumfasha. Ikintu nabonye kijya kigorana, naho umuntu usanga afite icyasha, afite igishako, afite amateka mabi amuranga, ariko buri gihe agashaka kwivurira mu bandi, agahora ashaka kwivurira mu bandi. Kwivurira mu bandi gute? Agahora haranira gusenya abandi, abavuga abasenya, agaragaza ibyasha byabo, akibagirwa ko nawe afite icyasha kimuriho. Kandi Satani ahabera mubi araza akakuriganya akubwira ati burya nta nukizi icyasha cyawe, burya wowe abantu barakwemera, barakuzi nk'umukristo ukomeye, bakuzi nk'umukozi w'Imana ukomeye, barakuzi pe, we nta kibazo ufite, nta cyasha ufite. Ariko se mu by'ukuri iyo usubiye imbere ya miruwari ukireba, usanga koko miruwari kwemeza ngo nta cyasha ufite? Cyangwa ugera imbere yayo wagiye uvuga nabi Jori, wagiye umusenyi, wagiye uvuga ukuntu, wagiye uvuga kuriya, wavuze aya nayo, ariko ngaho nawe irebe. Ese we ntibuka ko so yari umusinzi? Mpora mbabwira ngo tubeshya bagenzi bacu, kubabeshya biremera kandi biroroha, kubera ko turicaranye, kubera ubushuti dufitanye, kubera ubusabane dufitanye, biremera cyane kuba namubeshya ati yego disi uzi ko ari byo. Ariko nababwiye ngo hari abantu babiri utabeshya, cyangwa se hari uburyo bubiri utabeshya. Icya mbere ntiwabeshya umutima wawe, ntabwo wakwibeshya ngo bishoboka, ko umutima wawe mubiziranyeho neza ngo iki ndakizi, kirahari, ndakizi rwose, naho navuga uri ariko nkomoka ku musinzi, nanjye nkomoka ku mujura, nanjye nkomoka ku mubandi, ku mwicanyi, umutima wawe ukicara ubukwibutsa ngo uvuge abandi, nk'uko hajya bavuga ngo utunga umuntu urutoki gutya, ariko izindi zose zigasigara zikureba. Nawe rero urabivuga, ariko wagera imbere ya miruwari ati wamutunze ruriya rutoki, umuvuga, umubwira abantu, umukwirakwiza, kandi mu by'ukuri yenda n'ibyo uvuga bidafite ishingiro, ariko wibuke ko nawe icyo cyasha kikuriho. Niki cyatuma wivurira ku bandi ukivura ubasenya? Wakwivuye usaba Imana kuguhanaguraho icyo cyasha,
wakwivuye witwara neza kugira ngo abantu bamenye ngo utandukanye nawe musinzi ukomokaho, wakwivuye witandukanya n'ibyo byose bishobora kuba bikugendaho by'amateka mabi yaranze umuryango wawe cyangwa inshuti zawe mwagendanye kenshi cyangwa nawe ubwawe, wakwivuye ushakisha umuti wakuvura burundu kugira ngo bigufashe kugera kuri destiny yawe. Ese ugira ngo kwivura ni ugusenya abandi? Ufite icyasha, ufite ikikureba, ufite igishakwe, hari ikintu cyuzi nawe kigutsikamiye, ariko ukarenga ukavuga ngo reka njye gutokora ririya jisho rya mugenzi wanjye, njye kumubwira ukuntu yitwara nabi, njye kumubwira, noneho wowe ahubwo kubera ko utabanje gutokora iryawe ugasanga ahubwo nibwo ugiye gutokoza irye. Uritokoje uti? Uragiyeho kugira ngo munaganire, aho kugira ngo munajye inama, ahubwo ugiye kuritokoza yibeshya ngo nibwo waritokoraga. Uragiye ahubwo ugiye kubwira abantu uriya ni umusinzi, uriya akomoka ku musinzi, uriya akomoka ku mujura, uriya akomoka, ese buriya ugira ngo afite uburere? Nta burere afite. Reka mbabwire, njyewe ndi wowe nakwivura muri ubwo buryo, nakwivura ntindi imbere y'Imana nyisaba imbaraga yo kugira ngo mbanze nkire umugugu uri mu ryanjye, mbanze nkire. Reka dusome iryo jambo, iryo jambo riri muri Matayo 7:4. Haravuga ngo cyangwa wabasha kubwira mwene so uti henga ngo utokore agatotsi mu jisho, henga ngo utokore agatotsi mu jisho ryawe, kandi ugifite umugugu mu jisho ryawe. Muri make bafite agatotsi, uragenda uririmba ko afite agatotsi, ariko wowe ufite umugugu mu jisho ryawe, ufite umugogo, ufite ikintu kiremereye, ufite ikintu kimeze nk'umuhengeri kibyimbiye mu jisho ryawe, nyamara uragenda ubwira mugenzi wawe ngo reka ngo utokore. Wowe afite agatotsi, ariko wowe ufite umugogo. Ese ubwo urumva icyiza ari uko wagaharaniye kujya gutokora irya mugenzi wawe nawe ubwawe ugifite umugogo mu ryawe? Niyo mpamvu binoroha aho kugira ngo umutokore ka gatotsi kari kari murye, ahubwo wisanga wamutokoje, wisanga wamukomerekeje, wisanga wamukubise hasi, wisanga wamusenye. Kubera iki? Wagiye kumutokora mu by'ukuri utagomba kumutokora, kubera ko utabanje ubwawe kuharanira gukura umugogo mu ryawe, utabanje gusenga Imana ibanze guhanagura icyo cyasha cyawe, utabanje my friend, uzasoza umukomerekeje, uzasoza umubabaje, ntabwo uzasoza umutokoye ka gatotsi ko wabonaga mu jisho rye. Rero nkubwira ngo reka duharanire kwitokora, reka tubanze duharanire gusaba Imana idutokore, idukize iyo migogo, idukureho iyo migogo ituzonze, itumye tutabona. Kandi mu by'ukuri twebwe dushaka kujya gutokora, uzatokora ute? Nta kuntu uzatokora utabanje kugira gute ubwawe kwikiza umugogo uri mu ryawe. Ukomeje kuri Matayo 7:5 bavuga ngo wandyarya we, banza wikuremo umugogo uri mu jisho ryawe, banza wikuremo umugogo uri mu ryawe jisho, kuko aribwo wabona uko utokora agatotsi mu jisho rya mwene so. Yego, banza wowe uharanire kwitokora, banza uharanire kwitwara neza, banza uharanire gukiranuka, banza uharanire kugira ingeso nziza, banza uharanire. Bizaguha imbaraga nutinda imbere y'Uwiteka umusaba kugira ngo ukize uwo mugogo, nutinda imbere y'Uwiteka umusaba kugira ngo uhanagureho icyo cyasha kikuveho burundu, nutinda imbere y'Uwiteka wikiza wowe cyawe wa mugogo wawe uharanira ko ubanza ukava mu jisho ukagwa, nibwo uzahakura imbaraga zijya gutokora mugenzi wawe ko kukamutokora. Ntumutokoze, ntumusenye, ntumwangirije ijisho kurenza nuko ryari rimeze. Niyo nama numva nabagira. Nkavuga ngo rero dukwiye guharanira kubanza tukikiza ubwacu imigogo iri mu maso yacu, kugira dushobore kubona neza, dushobore no gufasha wa wundi wo dutekereza ko afite umugogo mu jisho rye. Iyo ukunda umuntu nicyo cyo wagakoze, wakamukunze bikagaragarira mu bikorwa. Naho twebwe twambaye kuvuga ngo runaka ndamukunda we Jori, nababwiye nzajya nkoresha amazina yanjye, ntabwo nzajya nkoresha y'abandi, ejo bitazahura nuko wa muntu koko cya kintu cyamubayeho ugasanga bibaye nkaho
mvuze amabanga ye ukagenda urima jewe Jolly buriya ndamukunda Jolly nifuza kuba nawe umujyanama we nifuza kuba namubera inshuti ariko Jolly buriya rwose yarananiye naramuhannye yarananiye Jolly namubwiye yarananiye wamubwiye ute wamubwiye gute ese aho ntiwamutokoye ntiwaharaniye gutokora gatotsi ariko mu by'ukuri ufite umugogo mu jisho iyo ukunda umuntu rero ni mu bikorwa ntabwo ari mu magambo haranira kugaragaza urukundo ukunda umuntu mu bikorwa bwira ubwira nawe ubwo asubira inyuma koko yagusuzuma agasanga koko Jolly uramukunda uzi ko bikojeje isoni kugenda ndirimba ngo nkunda Jolly ndamukunda pe Jolly ndamukunda pe ndamukunda burya ariko ibi nibyo bijya bituma tuticana ibyo bijya niba umukunda bigaragarize mu bikorwa ibikorwa ni ibihe genda niba afite n'ubwo businzi ariko mutwikire uramutwikira ute genda umusengere mutindire ku mavi Uwiteka azamuhindura icya kabiri ushobora no gusanga nawe undi usenyera na mwene wanyu kandi ukabwira rubanda umusenya rubanda ruragaruka ko rwibuka ngo abavandimwe bavumbitse akarenge nushyiramo akawe rubanda ruragaruka rukavuga ngo uyu Jolly nubwo akavuga umuganwa nabi my friend bariya ni abavandimwe kandi Nyarwanda bavuga abavandimwe bavumbika akarenge kurema akawe ugasanga byindi byose byo wansenye babitesheje agaciro ahubwo agasigara banibaza se abantu ko ari abavandimwe ari abavandimwe abantu ko ari inshuti kuki Jolly yatinyuka gusenya umuganwa kandi ari inshuti kadasohoka niko ubundi byitwaga abantu ko tubazaranye imyaka yose bari inshuti Jolly yatinyutse ate gusenya umuganwa koko cyangwa se umuntu akanavuga ati nubwo akamusenya ariko abantu nzi yuko hari ibyo bahuriraho rero Jolly nduva atari umwana mwiza kuba arenga agasenya umuganwa nzi ibyo bahuriyeho imyaka yose Jolly menya atari umwana mwiza urumva ko birakugarukiye rero nkakubwira ngo wowe wibeshyaga yuko icyasha cyari ufite kera gikwiye kugutsikamiza kikagutsikamira ukumva ntacyo ukwiye kuba cyo no mu bikorwa no mu magambo no mu ki ukwiye komeza kugaragaza kuva warahindutse ambara umwambaro wawe w'icyubahiro ambara umwambaro wo kwihesha agaciro ambara umwambaro wawe mu magambo wambare mu bikorwa wese onga mbere va kuri ayo magambo va kubagusenya batera umugongo bima amatwi Satani buri ikintu kimuhima niyo mutije amatwi iyo yamwimye aravuga yavaho n'abaswahili aravuga ngo wache watasema usiku watalala usingizi ukiwapiga tu watalala watasahau kwamba waliyasema mengi sana mchana maana usiku umefanyaje umeingia watalala na watasahau watanyamaza kubera ko ibitotsi byabakubise rero no mu buzima busanzwe bareke bakuvuge ariko haranira kuba Uwiteka yagamije kubaho haranira kugera ku cyo Uwiteka yakuremeye kuzageraho wikwita kuba gusenya njye mbona n'abajya no kuri YouTube bagasenya abandi nshuti y'umusaraba umusenye umuvuge nabi umwambi kurubwa ariko ndakubwiza ukuri umunsi uzaba umwe ukuri kuzagira gutya guseruke kandi yo kwaserutse ntawo gutanga imbere kuzaza kwicare kuri ya ntebe cya kinyoma cyawe cyakiceho cyaremewe burundu abari waho gusenyuka sinzi icyo byazakumarira rero ndasoza mbabwira ngo reka dukundane banyarwanda dukundane ngenge mvuga ngo tureke niyo kujya twibanda mu gikristo gusa katujye mu buzima busanzwe bavandimwe reka dukundane banyarwanda reka dukundane banyetorero reka dukundane tureke ibintu byo gusenyana tureke ibintu byo kugambanirana tureke ibintu byo kwambikana urubwa tureke ibintu byatuma bigirira nabi wa wundi uvuga tureke ibintu byatuma wa wundi wabwiye umubwira nabi uyu ureke ibintu byatuma amuburaho icyo yakamubonyeho amwishanya amwishisha kandi mu by'ukuri ibyo bavugaga byose ari ibinyoma akazababazwa nuko yaje gusanga waramwangizaga nyamara ahubwo ari we wari kuba yaramugiriye umumaro akenshi munavuga ntacyo muri bumarira umuntu ari kumwica umutima gusa ari wa wundi ubwiye uramushenya umwisha umutima ari jyewe uvuze uranshenye unyisha umutima ese birasoza bikumariye iki uri buze gusoza nawe wowe ako kanya ushobora kuba uzi ko wakoze ibintu byiza ariko ndagutangariza yuko umunsi ukuri kwagiye hanze uzandagara uzaseba
uzambikwa rwa rubwa rwose kuko abantu bamaze kumenya ukuri byose bizagusubira numva nta mumaro nawe nakugira inama wowe usenya abandi wowe uvuga abandi wowe wangiza abandi ayo mahwa y'ugenda ujomba abantu haranira yuko atazagaruka yose ngo akurebe hakujombe ni wowe wishe ubukwe bw'abandi ni wowe ushenya abakozi b'Imana ni wowe uvuze n'aba bantu ni wowe wambitse n'abo abantu urubwa ni wowe all the time ukagaragaza yuko uri umwere uri umukiranutsi ariko ndakwibutsa ngo uko utunga utyo urutoki uvuga abandi uriya n'uriya ibuka ko izingizi zirakureba zirakwibutsa ngo nawe umunsi uzaba umwe ibyo byo bavuga ubasenya ubabeshyera bijye hanze ese abarekeraho nagira ngo soze mbabwira ngo icyama tukaba abakristo nyabo tukiwa wafuasi wa Kristo tutatenda matendo kama ya Kristo nituba abakristo nyabo tuzaharanira gukora ibikorwa bya Kristo biranga umukristo amagambo yacu azaba ya gikristo amaso yacu azareba ibyo Kristo yabonaga uzajya ureba umuntu mukunde umubabarire ahubwo umugirire impuhwe niba umubonye mu mabi umwegere umusengere se ku ruhande muri make nituba abakristo nyabo ntabwo tuzakomeza kwitwara nk'uko twitwara rero Imana ibaha umugisha reka ndekeraho mbabwira ngo icyama tukagira urukundo rwa Kristo rwihanganira byose rubabarira byose n'ibindi byinshi murabizi by'iryo jambo iryo dusanga muri Romans mu Baroma rero icyampa nawe ugafata iryo jambo ukarigira iryawe kugira ngo Imana igufashe wo kuzasoza ari we wandagaye kandi nanone iyo wamaze kwibonaho icyo kintu ukamara kumva wisuzumye ukibuka ko miriwari kubwira ukuri ko nawe ufite ibyasha byawe ko ufite ibyo wagatinzeho usengera ko ufite ibyo wagatinzeho wivugaho ubwawe kugira ngo ukire icyo gihe iyo bibaye gutyo ugeraho nawe ugakubitwa ukumva yuko waribeshye wari kuba waratinze wisengera wari kuba watinze ufite ibyo wivugaho wihanurira ubwawe wari kuba waritinzeho ugasanga watakaje umwanya nawe bikakubabaza irinde kuzicuza ijambo wavuze cyangwa ibikorwa wakoze ndabifuriza kugira urukundo rwa Kristo ni byose muri byose Imana ibaha umugisha Data mu izina rya Yesu tuguhaye icyubahiro nyicara hano mwami nagusabye ngo ntabarige magambo yose mvuga ntabarige ibyo nkora hano byose ntibibarige ahubwo abari wowe mwami ndakwinze kugira ngo iri jambo riherekeze mwami urisige kandi urinogereze kandi uritunganye mwami reka ribe ijambo rigiye komora imitima myinshi reka ryo kubirisenya imitima myinshi mwami ndakwinze kugira ngo uzumvire ijambo azumve ubujyanama burimo ntazaharanire kurihindura uko wabishaka mwami ndakwinze ngo ndetse rizakirwe na wa wundi wagennye ko rizagirira umumaro ntirizakirwe na wa wundi ugenda akarisenya akarivuga ayandi mwami uzamuhe guceceka uwo nguwo ugiye kurihindanya akarivuga ukundi umucecekeshe mu izina rya Yesu Kristo ndakwinze kugira ngo iri jambo rigere kuri wa wundi warigeneye kandi rigende riba umuti buri sosiyete uwo muntu arimo ntihazagire urongera kwitirira urundi ibyo iwabo bakoze ntihakagire urongera kwitirira urundi ibyo yigeze akora kera ariko yavuyemo mwami ndakwinze kugira ngo ribe umuti ryomora imitima yari ikomeretse ryomora imitima yari ishengabaye mwami udushoboze kugira ngo duharanire kugera kuri cya kindi cyo waturemeye reka amagambo y'abantu ntatume tusitara reka ntatume ahubwo tuba bya bindi byo bifuza ko tuba byo ahubwo reka duharanire kubirenga kubw'imbabazi zawe kubw'imbaraga yawe wowe wenyine wadushoboza ijambo ryo niko ribivuga shobozwa byose nawe Kristo duha imbaraga atari wowe ntacyo twashobora atari wowe ntacyo twakwigezaho tubishyize byose mu biganza byawe twongeye kwinginga kugira ngo ushoboze buri wese kwiyambura uwo mwambaro wari ukiwambaye awiyambure mu izina rya Yesu yibuke ko ntacyo bizamumarira yibuke ko ntaho bizamugeza yibuke ko ari umwambaro wa Satani atari umwambaro w'ubumana ari uwasenyaga ari uwasebanyaga ari uwambikaga abandi iyo myambaro ndetse n'ukiyambaye ukiri muri ayo mabi nawe umuha imbaraga umushoboze kuba yakwiyambura uwo mwambaro ndakwingize rero mwana kugira ngo iri jambo riherekeze kandi mwami igirire umumaro wateganije ko rigirira umumaro cyane kuzoba ibyaha izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen.